kubera iki twibuka gusenga ari uko umwanzi yadutunguye? Kuki ushaka kujya kuva hasi usenge ari uko umwanzi yamaze kuguca umutima? Kuki utastoka? Imana yonyine, Satani niyashaka dutamba ibitambo utuntu turaho, muzane ituro ugashaka akanyuma akanyuma 500 ijana, suko ariyo ufite gusa, ariyo ufite sava, igihumbi, icyacumi, oya biriya bintu sinzi aho bayajyana. Kubera iki Imana ishobora kuvuga ngo nimutange igitambo cy'aya masengesho adahagarara? Ukumva ko bikomeye, induru zikavuga, ibitekerezo bikagenda. Satani warimo arababwira ngo nimutange abana babo bakabatanga. Turi mu minsi atadutsiko tugomba kubaho ngo kariya n'agatsiko ngo bariya bafite impano yo gusenga cyane. Towa histoire, nta bafite impano yo gusenga cyane. Gusenga cyane n'ibya buri mu Kristo wese, nta wabivukanye ku mutwe byanditseho ngo jewe 3 minutes biragenda, 5 minutes numva bigiye. Banzu checking aho ufatiwe, hari byatwaye uwo mwanya. God bless you. Turi mu gitabo cya Luka, igice ni icyambere. Imana yashyize ijambo ku mutima, I tell you, turaza guhabwa umugisha. Uyu mugabo yakoze ku mutima wanjye cyane. Ndabizi kuri buze guhabwa umugisha this week. Yes, ejo ntabwo of course nashoboye kubwiriza, ntabwo twize ijambo kubera umwanya bari mutoya, kandi umwuka wera hari ukuntu yabigenje. Ariko iyi week I pray kugira ngo umwuka w'Imana ahumura amaso yacu mu izina rya Yesu. There we go. Luka igice cya mbere, turi kuri teme ivuga ngo kuki atinze mu rusengero. My goodness, kuki atinze mu rusengero niyo theme yacu. Kuki atinze ahera, kuki atinze. Kuki atinze? Iki ni ikibazo batibaza uyu munsi, cyabayeho na kera. Barakibajije kuri uyu mugabo tugiye gusoma. Yatinze ahantu ariko hari ikimutindijeyo. Wow. Yatinze ahantu ahatindanye n'umwami. Marayika w'Imana yamutindije ahantu. My God, amutinze ahantu iminota yagombaga kuhavira babona ntavuyeyo. Ngo rubanda bari hanze bategereje. Ubu hari rubanda rutegereje ko turangiza. My God, icyama bakinjira hera nabo. Rubanda bari hanze bategereje ko asohokayo. Tiparatinda agumayo. Iyo urimo uragumayo ntabwo haguma gusa, hari kiba gitumye uhaguma. Jesus. Twagiye Luka igice cya mbere. I'm excited. Ndi excited. Iyi week tugiye guhabwa umugisha bikomeye. Luka igice ni cya mbere, turahera ku murongo wa 5. Umurongo wa 5 haravuga umutwe w'amagambo afite ibirayi kinyarwanda. Marayika ahanurira Zakariya kwazabyara. Kwazabyara Yohana. Thank you Jesus. Marayika ahanurira Zakariya kwazabyara Yohana. 5, ku ngoma ya Herode umwami w'Yudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya. Nasubiyemo. Ku ngoma ya Herode umwami w'Yudaya hariho umutambyi, sinzi niba wateze amatwi wariwe, ni umutambyi. Hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeth. Ndashaka wumva iyi couple. Oh my God, iyi couple, umugabo ni umutambyi, umugore n'uwo mu bakobwa ba Aroni. Wow, tekereza ari ku mugore uturuka mu umuryango wa Aaron agashakwa n'umutambyi. Iyi kapo yari atari. 6 haravuga ngo
bombi umugabo n'umugore barabakiranutse imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose ari inyangamugayo. Listen. Ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeth yari ingumba kandi bombi bari bageze mu zabukuru. 8. Nuko ubwo Zakariya yarari gukora umurimo w'ubutambyi, nimukurikire mutarangara, yarimo arakora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana. Zakariya yari yagiye ku murimo, Zakariya yarimo arakora umurimo. Ubwo yari ku murimo, ariko nzaguma ku murimo Julienne, icyamukiyemeza kuguma ku murimo uko biri kose, kuko nibigusanga bigusanga ku murimo. N'igisubizo kigusanga ku murimo buriya. 8. Zakariya yarari gukora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana kuko umugabane we utahiwe n'igihe. Ubufindo buramufata nk'uko umugenzo w'abatambyi wari uri. Ubufindo buramufata ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kosa imibavu. Yaratahiwe kujya kosa imibavu. Ubufindo buramufata, bati ni wowe. Ati good, so nigiye ujyayo kubohereza imibavu. 10. Muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu, rubanda rwasengeraga hanze. Murabizi ukuntu byagendaga iyo umutambyi yajyagayo agiye kotsa cyangwa agiye gusenga, abandi bagumaga hanze bagategereza ko aza gusohoka. Ngo rubanda rero bari kwibaraza hanze, barimo barasenga, bategereje ko umutambyi atwara ibitambo byo kosa. 11. Maze marayika w'umwami Imana, ariko mwavuze ngo haleluya, biratangiye. Maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Merci Seigneur. Maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Marayika w'umwami Imana aramubonekera. Marayika w'umwami Imana aramubonekera. Ahagarara iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Nababaye ba 2. Zakariya mubonye arikanga, kuko hinjiragayo umuntu umwe. Yinjiye yari umwe, abandi abasize hanze barimo barasenga, agiye kosa imibavu. Jesus. Amubonye arikanga. My goodness, my God. Agira ubwoba. Ariko 13. Marayika aramubwira ati witinya Zakariya, witinya Zakariya, witinya. Come on Zakariya, you've been praying, umaze igihe usenga, ubugumba bwawe turabuzi, umaze igihe udafite umwana kandi warabisengeye, rero ntabwo ugomba kwikanga. None se niwasengaga ngo tuze? Marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeth azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Hagira uvuga ngo haleluya. Ariko hagize uvuga ngo haleluya aho uri hose, aho wicaye hose. Alalile paladile hosa. Libalayete lebalosaya. Haleluya, haleluya, haleluya.
13 marayika aramubwira ati witinya Zakariya, shyiraho izina ryawe. Come on. Witinya Julienne, shyiraho izina ryawe please. Witinya kuko ibyo umaze igihe usaba byumviswe, kuko ibyo umaze igihe utakira byumviswe, kuko ibyo umaze igihe upfukamiye byumviswe. Ni ukuvuga ngo hari igihe bitumvwa ugasakuza bitumvwa, hari igihe ikirere kigira gutya ibyo wasabaga bikumvikana. Zakariya agiye kubona, yarazi ko ari wenyine asenga, abona marayika amuhagaze iruhande. Umva ijambo rya mbere asohora mu kanwa marayika, aramubwira ati witinya Zakariya, witinya Julienne, maladile hosopaya, witinya nde. Come on, witinya. Umva ijambo amuzaniye ryatumye apfumura ijuru, agapfumura ikirere. Boshaya. Umva ijambo azanye, umva igipfunyika amuzaniye. Ndashaka kugitegera amatwi icyo gipfunyika. Umva igipfunyika azanye. My God. Umva icyo gipfunyika ariko. Hari igipfunyika tugomba kumva, hari agaseke kagomba gupfundurwa kavuga ngo witinya Julienne, witinya kuko ibyo wasabye. Mbega inkuru nziza, mbega good news. Ibyo wasabye, ibyo wasabye. Hari umuntu Imana irimo iravugana nawe. Ibyo usaba, ibyo wasabye, hari Imana mu ijuru ivuga ngo byumviswe. Witinya mwana wanje, witinya nshuti yanje, ibyo wasabye byumviswe. Witinya Zakariya, witinya Julienne, ibyo wasabye hari Imana ibyumva. Ntabwo wari uzi ko ibyumva, kuko igihe umaze Zakariya, igihe umaze muri ayo marira na madame wawe Elizabeth, byasaga nkaho byarenze inkombe. Erega umusozi wose wari ubizi, erega abaturage bose barabizi ko nubwo uri umutambyi, umugore wawe akaba mwene Aroni, barabizi ko muri inshuti za Kristo ariko zasebye. Babyita ko mwasebye kuko murabyuka mujya gukora, murabyuka mujya gutamba ibitambo, bakubona ufata isakoshi Elizabeth ujya mu rusengero, bati buriya nubwo asenga cyane afite icyo arimo araririra. Wamaze babona Zakariya agiye ati buriya arasaratamba ibihe bitambo, agiye gusengera rubanda, nawe ameze nabi. Ariko Imana ishimwe ko hari igihe ipresenta ikora presentation, igapresenta, igakora PowerPoint, ikabati come on world, mushobora gukurikira nkabereka ibyo ubu yasabye, ibyo uyu mugabo yasabye byumviswe. Ibyo Elizabeth yasabye, follow, nimukurikire, byumviswe. Hari igihe ijuru ryitamurura nshuti. Turi muri season. Ongera usome 13. Marayika aramubwira ati witinya Zakariya, witinya Julienne, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeth azabyara umuhungu. My dear, rubanda bari hanze barategereje. Come on Zakariya, ntabwo wagiye ugiye gusengera icyifuzo cyawe cyo kutabyara. Mwibuke ko
kosa imibavu, yaragiye guprezanta ibya rubanda, bo bategererezaga hanze, akajya ahera nk'umutambyi. Atwaye iby'abandi, hasubijwe we. Agiye kosa imibavu mu gihe atatekerezaga, atunguwe n'ijambo yategereje imyaka myinshi. Lipa adilaho. Hari umuntu ugiye gutungurwa n'ijambo, kandi ubu rero baragira ngo ni mesaje yo kuwa mbere. Oh my God, icyama umutima wawe ugakingukira ijambo uyu mugoroba. I tell you, yes, yes, yes. Hey, witinya Zakariya, nubwo ibyo warimo urakora atari ibi wasabaga, ariko hari icyifuzo kiri mu mutima wawe. Ijuru rizi ibyo wasabye byarumviswe. My God, umugore wawe Elizabeth azabyara umuhungu. None se ko atari ibi byari byanzanye ahera, ko atari ibi byari binzanye hano, ubu narinje kosa imibavu. Rubanda bari kwibaraza, barimo barategereje. Turi mu minsi yo gutungurwa na marayika. I tell you, turi mu minsi yo gutungurwa na marayika. 14 azakubera umunezero n'ibyishimo. Uyu ni Yohana bavuga. Azakubera umunezero n'ibyishimo. Of course, ikintu wategereje for a long time, iyo ukibonye kikubera umunezero n'ibyishimo. Kandi benshi bazanezerwa kuvuka kwe. Ariko nkunda ikintu wabyariye imbere y'Imana ku mavi, cyafekta benshi. Mahadili baloska. Ikintu byariye ku mavi, ako kantu nikazakuve mu mutima. Ikintu byariye ku mavi. Yohana wavukiye ahera, azana ibyishimo bidavugwa. Marayika niko amubwiye. Ikindi ngo kuvuka kwe kuzanezeza benshi. 15 azaba mukuru imbere y'Imana. Ikintu byariye muri presence y'Imana, ikintu kivukiye ku mavi, ikintu kivukiye ahera. Ntuzakitiranye na fotokopi yavuye hanze. Yabanje kugusaba gutanga ibitambo n'ibiki byose by'umwijima. Yabanze kugusaba kuryamana ibi bigezweho hanze kugira ngo umuntu agwe akazi. Iyo ni imivumo. I tell you, mu byifuzo ufite byose ku isi, hari inzira nyinshi zabikugezaho. Hari inzira y'amavi, hari inzira ya presence y'Imana, ariko hari n'inzira y'umwijima. Abenshi mufite amaposte abasaba conditions z'umwijima kugira ngo muyarinde. Niko umwanzi akora. Uyu munsi abantu bamwe babona amafaranga bagakora ngo naba businessman, abandi bakora ibiki, ariko hari ibintu bakora behind, nyuma ya rido by'umwijima. Babanza gutambira ibitambo. Sinjya nibagirwa ari amakuru nabonye ndi Kampala n'imyaka myinshi ishize. Umugabo yatambye umwana w'umukobwa umwe yabyaye, kiriya kintu nikizamva mu mutwe. Aramutamba, agasohora mu rugo kambaye ikanzu. Umugore we yari yasaze, agakobwa ka 6-7 years. Dada agasohokanye kurya ice cream, kumbe bamusabye igitambo. Umwana ababivuze nabubatsi bubakaga etage ye, yaramukatakase bamuvanga amaraso, umubiri n'amakanzu n'umutwe n'utuguru babivanga n'umucanga, sima baravanga, ngo niko umupfumu yababwiye niba ari ibiki. Umva ahantu isi igeze kugira ngo babone ibiremereye, babone
ariko ibyo ni umuvumo. Ntiyongeye gusinzira, yararaga ameze nabi, nta mahoro bagendana. Abantu batanga abagore babo. Mwarabibonye mu byifuzo byo muri 70 jours twarimo y'amasengesho. Abantu bagera ku bintu by force. Bible iravuga ngo urukundo rw'amafaranga, ni Bibiliya bivuga ngo niwo muzi w'ibibi byose. Abantu gushaka amafaranga birimo birabata ikuzimu, birimo birabata mu bintu bikomeye bibi. Abantu bambariyeho ibintu mu nda, mu maboko, dusiba kubica se, dusiba kubitwika. Abantu muragendana ibintu mu musatsi, muri plant. Abantu muragendana ibintu mu kanwa ngo wemeze wa musore. Abantu hari inzira ibihumbi hano hanze, turi mu minsi ya nyuma, bakubwira ngo kugira ngo ubone igisubizo cyihuse, do this and this. N'izina rya Yesu. Aho umuntu atanga umwana yabyaye akamuvana mu nda, umukobwa umwe mu bahungu bangahe, bakamubwira ngo uriya ukunda cyane, ngo akamutangarira akana bakakicarira. Fire. Ndashaka mureba ahantu isi igeze, ndashaka mureba igitugu cya Satani akoresha. Ntatinya gusaba umuntu ikimukostinga lot, ntatinya. Oya, arabizi ko abantu bari determine gusubizwa, arabizi ko abantu barushye ubukene, so araca ahantu, ntatinya. Ibyo kuvuga ngo zana ihene, ngo zana inkoko, yarabirenze. Ubu zana umuntu wawe, zana ukunda. Fire in the name of Jesus. Ku buryo umuntu ashobora gutanga tantine we, agatanga nisi we, abantu, people are crazy today. Abantu barohereza imyuka ngo igende ibirometero n'ibirometero ijye guhemukira abantu. Fire in the name of Jesus. Abantu barahemuka kubera inyungu zabo. Mwabonye umwana wabotse nimugoroba ari Kigali, umuturanyi wa mama we niwe ushaka kugira ngo urugo rwabo rusenyuke. Fire. Aho niho isi igeze uyu munsi. Dore Satani ubwira abantu ngo tanga umwana wawe. Ariya makuru narayarebye ndi Uganda, ririya joro ryambereye ribi, ryambereye ribi mu majoro yose. N'uyu munsi ntibijya bimvamo. Narebye umugore arira, afata umutwe, afata imyenda, ndamufasha. Sengeraho narindi mvuga ngo Mana afasha uriya mugore umutima we ntumuce mu mazuru. Bakamufata kuko abubakaga etaje y'umugabo we niba bamubwiye ngo ntidusinzira, amarira y'uburyo uriya mwana yapfuye yanze kutuva mu matwi. Kadusabye imbabazi, kahamagara papa we, daddy ati tema. Fire. Ririya joro ryambereye ribi, uriya munsi wambereye mubi we. Ngo sinzi ukuntu babivuga ngo ari gusadaka. Ni sadaka, niba ari gusadaka. Abantu bari muri Uganda barabyumva cyane ngo gusadaka, nibwo navuze iryo jambo gusadaka. Umugore bafataga umutima ugiye kumuca mu mazuru, abanyamakuru bamubaza atashobora gusubiza, akareba umugabo we ati hani amafaranga avuze iki? Ati baby wanje, baby my only girl. Umugabo nawe akifata ku mutwe agapfukama akavuga ngo I'm sorry. Ati sorry what? Oh no. Aho niho Satani agejeje abantu, abasaba amaraso yabo babyaye, abasaba amaraso y'abana bibyariye, abasaba amaraso umwana umukobwa umwe wabyaye 7 ans. Berekanaga agakanzu bakuye mu isima bavanzemo kahindutse red kubera uburyo bagakatakase kugira ngo kuko ngo akaboko
akaboko kagombaga kuba hariya ngo umutwe ngo bakawushyira ngo muri fondasiyo urundi ruhande, mbega ibice byose bikoze umubiri w'umwana byagombaga kuzura fondasiyo y'iyi etaje, ngo ntiyari bubura abakiriya, ngo yari kubona amafaranga menshi. Mwumva ahantu isi igeze, umva ahantu Satani agejeje abantu abasaba ibitambo. Iby'ihene n'inkoko, ngo inkoko y'umweru yarabirenze, ibyo ni ibintu by'abapeti. Ngo zana amafaranga 3,000,000. Izo se zivuze iki? 1,000,000, that is nothing. 1,000,000. Ubageze kuri real stuff, ku kintu kigusaba ubuzima bwawe kugira ngo wemere kugikora. Mu minsi 70 twiboneye umugabo watambye umugore we yihana. Harya ari mu kihe gihugu? I don't remember. Niba ari Swaziland, niba ari hehe. Umugabo muramwibuka w'umurundi avuga ngo munsengere, umugore mfite n'uwa gatatu. Arashaka iki? Your wife? Mugasezerana ati buruko ngiye kubikora ndarira, nkareba switi azi ko ari umujene mariye waje kumbaje gukatwa umutwe. Uyu wa gatatu yari umusenzi, niba mubyibuka atanga ubuhamya, yari umugore usenga. Ayiwe aragerageza wapi nibifata. Hari ubwiru mu gushaka Imana, nimuve mu bunebwe, nimuve ku idini. Fire in the name of Jesus. Ngo twebwe dusenga isegonda rimwe, ngo ibintu bya yeyeye, ngo byo gusenga cyane, ngo ibintu byo kuvuga mu ndimi towa histoire. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamo igitugu. Satani arimo arashyira abantu ku bitambo n'igitugu. Imana igusabe gusenga gusa, kureka isahani kwiyiriza ugakoma induru, iminsi yabaye myinshi, simbishobora. Imana ikavuga ngo nimunyubakire 1,000,000, 1,000,000. Baza hanze na 1,010,000 bazivuyeho, ubu baratanga abana babyaye. Kubera iki? Satani arabizi ko langaje yo gutamba ibitambo spiritually iravuga, spiritually irakingura, spiritually hari ikikora. Arabizi, ntiyari marayika mu ijuru se Rusuferi, agashaka kuri side yacu y'abasenga. Nihagera gutanga ibitambo dutangira Imana, nihagera kwitanga ubwacu tubyange. Fire 100 times. Abamukorera arabakoresha extra mile, arabajyana akabagezayo ku buryo amubwira ngo uwo mugore wawe sheri mwakoze mariage muzane. Umugore agatangira nyunyuka, bakavuza bakabura, kumbundi yakurangije, agasigara n'akana. Ubuhanya bw'uriya mugabo bwankozeho, agasigara n'akana kadafite mama, agazana umukozi, agashaka kuba kabiri akamukora the same, ariko abona ibifaranga, ariko atwara ibimodoka bikomeye. Mwe mubona abantu bagenda ukagira ngo ririya joro Uganda ryanguye nabi, ryandijije amarira. Ndeba umugabo nawe ababaye. Uzi ko umugabo watanze umwana wari we wari ubabaye kurusha n'umugore. Agarira, yarariraga akivumbagaza, ariko arize kubera ko abakozi abubatsi ngo ijwi ry'umwana ryanze kubava mu matwi, ngo kariraga gahamagara papa kataracikana, daddy, kazi ngo kari mu maboko ari safe. Umugore azi ngo papa agiye kumpera keya agakobwa kanjye kamwe. Keya. Kubera iki twibuka gusenga ari uko umwanzi yadutunguye? Kuki ushaka kuva hasi usenge ari uko umwanzi yamaze kuguca umutima? Kuki utastoka? Kubera iki utabiba? Makadala hazayaba. Imana
gushifitinga kuva mu bunebwe kwimuka. Imana irimo iratwimura. Umwanzi azira ihame ry'ibitambo. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe muzabaza umuntu n'umwe umukorera cyangwa wamuganye uhava ntacyo atanze. Kirazira, yewe we, kirazira. Kubera iki? Ni ihame rikora spiritually, rikora spirituellement. Arashaka iwe rikore cyane. Hano mu bwami bw'Imana aryice cyane. Niba Imana nivuga ngo nimuzane miliyoni, nimuzane ibi n'ibi, ako kanya uhita urakara utari ku Mana yanjye. Ariko abantu bagiye ariko rego je abantu barazetsa kweli. Urumva icyo Satani agushyizemo, arakwereka ko it is impossible. Kandi bakubwiye ngo ufite ikibyimba ku mwijima, miliyoni 30 urazibona. Abantu bakoresha amanama tuyasibamo se. Nimutera inkunga tujyana umwana India. 30 million ako kanya akaboneka. Icyo kibyimba kizanywe nande? The devil. Kuri we arashaka komeza ajugunye utuntu akwereke ko yes, give, bikore. Kuko arabizi ko arimo aragucingurira isi y'umwijima ikudumbukiza ahantu. Genda uzane ihene y'umweru. Uza abantu bagenda bakagenda intara zose bashakisha ihene y'umweru. Icyo ni igitambo. Ihene y'umweru bakayishakira iminsi 5. Ararizi ko ari ihame rikora. Wewe yahoze mu ijuru ari marayika, mugomba kubimenya. Yari marayika w'umwijima, bamwita Lucifer. Yari marayika w'umucyo, uyobora worship, ataravangirwa, atarishyira hejuru ngo ase n'Imana. Aza amahame yose akora spiritually kugira ngo ube connected. Arayazi. He was there before you. Yari yo mbere yawe. So arabizi byose, azi technique zose. Niyo mpamvu kube kuri side ye agenda extra mile. Umuntu aramukanda akamubwira ngo urampaso na nyoko. Umuntu akamutanga. Umusore yatanze se na nyina. Fire. Hari ibintu wumva ukagira ngo amatwi papa we na mama we babashinguye arira, amara iminsi asa n'uguye muri koma. Kuko yagaruye ubwenge mati, so I did it. So nabikoze? No. Nabikoze nyuma. Ariko c'était fini. Imana yonyine. Satani niyashaka dutamba ibitambo utuntu turaho, muzane ituro ugashaka akanyuma 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 500 ijana. Suko ari ufite gusa, ari ufite sava 1000 icyacumi. Oya biriya bintu sinzi aho bayajyana. Tu vois, il faut savoir toutes les choses. You have to know everything. Come on, you have to be wise and kandi ifite ibyifuzo byinshi. So ubuse ko membwa miliyoni 5, so ubu natanga icyacumi cya 500,000. No, that is too much. Reka ngabanyeho. Arabizi ibyo arimo aragukora. Arakizi icyo arimo aragukora. Arahaza arimo arakujyana. Mu gihe abandi wowe arakongorera akubuza. Twavuga ngo Imana yavuze ngo ku marembo ya breakthrough mu nyubakire, ugahita ufunga ugutwi, ugahita leftinga live, utabatanga sindimo. Icyo kintu kikujena ni igiki? Icyo kintu wumva utaba comfortable yo watangiye kuvuga gutanga ni igiki? Uvuga ngo ni Satani yo gato. Kuko abamukorera intambwe imwinjiza byonyine kubonana n'umufasha, it is money n'igitambo. Ntawe muvugana utarabanza igitambo. Arabizi ko spiritually nicyo gicingura iyo world, iyo si.
mahadalabaya sete. Igihe cy'ubujiji nigitambuke, igihe cy'umwijima tukiyambure, igihe cy'ubutesi na buteteri kivemo. Uriya mukobwa yankozeho muri deliverance nimugoroba muri church. What? So umwana umwe uri Kigali wafatiyeho muri aya masengesho, Satani yataye umutwe. Mwumva ko kunavuga baze kudukatira kare ka video tugatange ku magroupe. Ati amasengesho yawe wakana we, ngo uyu mugoroba nari nakoze uko ushoboye kugira ngo ntuze gusenga. Atariko Grace Room we, Grace Room ndakwanga we. Uzadushyira he? Fire. Nubona ko turimo turateza kavuyo mu bwami bw'umwijima. Nubona ko bikora spiritually. You are dealing. Urimo dealing na real stuff. Na real thing. Urimo urajegeza inkuta za hey. Nukuvuga ngo uko umwana asengera hano I Kigali, iwabo ngo ni Uganda. Papa we na mama we n'abarumuna we niho bari. Nukuvuga ngo arimo arasengera hano, ubwami bw'umwijima bwatakaga umuryango we bukabura imbaraga. Ngo kubera iki gasenga, nabaze ukuntu nkora kuri nyina. Bagomba gutandukana, mwe mukabona divorce, mukagira ngo ni ibintu ngo buriya twashawanye na sheri, mushkwana na sheri. Kumbe hari Madam Irene just uruhande ngo ni umuturanyi. Ababyumvise. Fire. Wavuga gusenga umuntu ati that is too much. Ese ubundi barasenga ngo bagere kuki? Ntabwo ari bo bavuga, ni Satani arashaka byibuze gutuma hari babiri bacika intege babivemo. N'umwanzi. Kubera iki Imana ishobora kuvuga ngo nimutanga igitambo cy'aya masengesho adahagarara. Ukumva ko bikomeye, induru zikavuga, ibitekerezo bikagenda. Satani wari marababwira ngo nimutanga abana babo bakabatanga. Tanga umugore akamutanga. Hari umugabo watanze umugabo we, bamumarana iminsi bavuga ngo ari paralize. Paralyzed atava mu nzu. Arongera asubirayo, atariko yararembye gusa ariko ntapfa. Yararembye ariko yanze gupfa. Umugore ubikora aramubwira ngo kora uko ushoboye umubuze gusenga. Kora uko ushoboye ayo masengesho ye ya buri mugoroba muyahaga. Reba uko umubuza. Ati use namubuza gute? Ati nkubu kubera ko atavuga iminwa yarahengamye asengera mu mutima. Wabibonye ariko. So ibyagombaga kumwica byananiwe. Byakoze ku mubiri aba paralyzed, umubiri urakubitwa ariko ubugingo babubuze. Byanze. Umugore aragerageza biranga kubera imitungo. Ndashaka kureba uburyo isi Beneda Bible avuga ngo gukunda amafaranga niwo muzi w'ibi byose. N'umuzi w'ikibi. Kugeza umunsi abasenzi baje gusengera wa mugabo. Umugore yari yararahiye nimwanyinjirira hano. Umugabo nawe sayobewe iki? Abonye ntiyarabizi of course. Abonye Madame arenza ati nimuze. Baraza. Mukajwi gatuje adafite imbaraga. Bagota igitanda bahamagara fire. Umugabo babona akaguru kararekuye. Ukundi kurarekura, ukuboko kurarekura, arabyuka. Madamu yatashe. Asanga tipe agenda muri saro amubwira ati hello darling, now I know. Byagenze gute? Ndabimenye. Kuko urumva barabigize aramanifestinga, bamufata ka audio. Abamusengera bamufata audio aramushyiriraho ati so you are the one, you are the one behind all this. Uzabaze ntaho tujya, ubugingo bwanjye burashinganishijwe. Ndashaka kureba hano isigeze. Baratanga abagore, baratanga abagabo, baratanga abana, baratanga, barimo barajya kure. Bamaze kurenga imipaka yo kwitanga no gutanga babo.
ariko abakristo kwitangira Kristo, kwitanga ngo ube mu cyumba cyawe cyo gusenga bikakunanira, kwitanga ngo ushake Imana ukumva je suis occupé, tu vois quoi? Acha ma français mama, ntabwo burya ari buno. Uri muri generation iri ubu uri mu bihe bikomeye, uri mu minsi yanyu, muri mu minsi igoye, uri mu minsi utapfa gukina uko ubonye. I tell you, uri mu minsi uri obligé, complètement obligé kuba uri umusenzi uhagaze. Turi mu minsi atadutsiko tugomba kubaho ngo kariya n'agatsiko ngo bariya bafite impano yo gusenga cyane. Towa histoire, nta bafite impano yo gusenga cyane. Gusenga cyane n'ibya buri mu Kristo wese, nta wabivukanye ku mutwe byanditseho ngo jewe 3 minutes biragenda 5 minutes numva bigiye. Banzu checking aho ufatiwe, hari byatwaye uwo mwanya. Jesus, ndimo ndavuga ku nkuru ya Zakariya. Twari tugeze ku murongo wa 14. Yagiye kure, ajya hera atwaye ibyifuzo by'abandi, agiye kosa imibavu. Ariko Bible iravuga ngo ahageze marayika aramubonekera, ahageze birahinduka. Yaragiye gutamba ibitambo, yaratwaye ibitambo nk'umutambyi. Bibiliya iravuga ngo yakomeje kujya hera, yakomeje gutamba ibitambo. No muri aka kababaro yari afite k'ubugumba yakomeje kujyayo. Nta kababaro ufite wakwemera ko kakubuza kugenda. Nta kababaro ufite ugomba guhindura inkoni yo gutsindagiriraho. Impamvu ntakizwa cyane ngo maramaze naciye muri ibi, I have this, ibi nibi byarankomerekeje. My dear, so ahubwo ni wowe mukandida wa mbere, ahubwo wakaba ari kuri liste number 1 yo kujya kure mu Mana. Yes, Zakariya ajya kure, ahageze iyo ari hagati atamba ibitambo, marayika aramubwira ati witinya, gusenga kwawe kumviswe. Ndashaka tugende murebe dusoma umurongo wo hasi, hari ahantu hankozeho cyane, hanyuma dusenge. Amasaha yagiye, turimo turarebera hamwe ijambo rivuga ngo kuki atinze mu rusengero. Kuki atinze mu rusengero, kuki atinze. Hari ibintu birimo birakubaza ngo kuki utinze muri presence y'Imana, kuki utinda mu rusengero, kuki utinda ku bintu by'Imana. Nibyo byazanye ibisubizo ku batubanjirije, nibyo byazanye kubohoka, nibyo bidufitiye umumaro tukiri hano, nibwo bwihisho buruta ubundi. Kuki utinze mu rusengero, kuki utinze muri presence y'Imana. Zakariya yatinzeyo. Reka mbereke hirya gato simbukira kuri 21 hanyuma dusenge. Kuko yatinzeyo, umva 21, abantu bategereza Zakariya. Wibuke ko bari hanze kwibaraza, ngo bari benshi barimo barasengera hanze. Ngo abantu bategereza Zakariya batangazwa nuko atinze mu rusengero. Ariko wavuze ngo haleluya. Bageze ahantu baratangara, batangazwa nuko atinze. Ubundi nibatindaga batambye, waragenda gukosa ibitambo, imibavu, ukosa ibyo bitambo, ugatamba niba ari bibya byose abatambyi bakoraga hera, ntabwo byatindaga. Yes, hanyuma bakagira gute? Agasohoka agasanga rubanda hanze. Uribuka ko hari ukuntu babashyiraga akantu ku kuguru kugira ngo hari ukuntu atinze bazunguzaga kugira ngo bumve ko akiri muzima, ko atapfiriyeyo. So bakumva ajunguje ukuguru bataracyari muzima. So type barazunguzaga bakumva akagira ngo yapfiriyeyo, kuko iyo wajyanagayo nawe utujujwe warapfaga da. Bakumva Zakariya arajunguje bati type aracyari muzima, akuka karacyarimo. So what is wrong? Kandi ntabwo bavuga ngo sohoka he. Ntabwo bazi cyamubayeho, ariko wavuze ngo haleluya. Nibazi kirimo kirabera ikambere. My goodness. Nibazi kirimo kirabera hera. Nibazi kirimo kirahabera. Yatinze inkuru yari hanze, ni yatinze. Watinze mu rusengero,
21 bategereza Zakariya batangazwa nuko atinze mu rusengero. Icyamu ugakomeza ugatinda muri iyo presence y'Imana. Abahatinze hari icyaha batindije, hari n'icyo bahakuye. My God. 22 maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo. Ntiyabasha kuvugana nabo. Yari yagiye mu yindi realm. Ntiyabashije kuvugana nabo, bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero. Hariya niho twerekerwa, hariya mu kubaho kw'Imana niho hari yerekwa rizima, yandi yose nibo ngo bamenya ko hari icyo yeretswe. Ngo akajya bacira amarenga. Muribuka ko marayika yari yamufunze ururimi. Ngo akajya bacira amarenga bati uyu type yagiye avuga, yagiye asobanura ibintu byose. 1 aratinzeyo, ntituzi impamvu atinze, ahera ntituzi icyaha mutindije. Nta numwe mu bari hanze wabonye marayika, niwe uzi icyo yahabonye. Asohotse adashobora kuvuga, byarenze, ngo atangira kubacira amarenga. Ariko we iminsi y'imirimo ye ishize asubiriwe. Bukeye umugore we Elizabeth asama inda. Ariko wavuze ngo haleluya. Uwari ingumba asama inda. Kuki atinze mu rusengero? Kubera iki dutinda? Hari ubwiru. Ntituraba mbere Imana ishatse ko batinda muri presence yayo. Kuki utinda? Hari ubwiru mu gutinda ushaka Imana. Hari ubwiru bukomeye. Ubajije Zakariya yakubwira ngo mu gutinda njya ahera. Mu gutinda niho nakuye ijambo rivuga ngo witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Yakubwira ngo nabyumvise kubera gutinda, kudacibwa intege na situation y'ubugumba iri wanjye. Nibyo abantu bavuga, nkemera gutindayo. Ati gutinda ntacika intege, nkomeza gutamba ibitambo, nkomeza kujya ahera, nkomeza kujya mu nzu yayo, nkomeza gukora umurimo wayo. Aho niho nahakuriye irindi zina ryo kuba umubyeyi. Kandi kuhatinda sinabyaye n'importe qui, sinabyaye ubonetse wese, nabyaye Yohana, nabyaye integuza ya Kristo, nabyaye a voice, nabyaye ijwi ryurangururira mu butayu. Sinabyaye ikibonetse cyose, nabyaye ijwi ryurangururira mu butayu ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka. Aha dutinze ntituri buhabyarire ikibonetse cyose. Iyi presence y'Imana dutinzemo ntabwo turi buhabyarire ibibonetse, turahabyarira ijwi. Lahabaya, turahabyarira ijwi. Abari mu mwuka mwanyumvise, turahakura ijwi. Makayedo, urahakura ijwi. Abatinze bose mu kubaho kw'Imana bahakuye voice, bahakuye ijwi rirangurura. Yohana yaje arangurura, abwira abafarisayo n'abasadukayo ati mwabana b'incira mwe. Yaje ari straight forward, yaje akura ibizira mu nzira. Ibyabyariwe ahatindiwe mu Mana biza bikura ibintu mu nzira, biza bitegura inzira y'umwami, biza bizamura Kristo hejuru. My. Reka mbabwire ngo gutinda mu kubaho kw'Imana niho tugiye gukura ubwiru buzahindura isi. Aha niho dukura ibibohora imiryango, aha niho dukura ibibya. Aha niho ukura future y'abana bawe, aha niho dukura igihugu gikomeye muri Kristo. Aha niho dukura ubuzima bugendana n'Imana. Ntuzemere ibiguca intege bikubuza gutinda muri presence y'Imana. Ndabatera inkunga gusubira mu byumba byo gusengeramo. Ababyubatse mu ngo batabiherukamo, go back.
subira muri prayer room, ongera uhasure buri munsi, hasure buri kanya. Ndabatera inkunga ibicaniro turimo turasengera mu ngo, igicaniro cyo gushaka Imana mu rugo rwawe kizane waba uri umwe. Igihe uhagereye gitambe gicane, igihe uhagereye nicyo please hita uzamura, shyiramo inkwi, ongera ushyiremo inkwi, hagarara muri salo hagati uvuge ngo aha hari igicaniro cya Kristo. Ibindi bicaniro ntibikora makadalabaya, ibindi bicaniro ntabwo byinjira. Umwana barayubohotse, igicaniro cye kiri muri Kigali ariko kirimo kiravuganira umuryango we uri Uganda. Ababikurikiye ni gute wakwe explaining icyo kintu? Ari Kigali ariko arimo araproteje umuryango we wose in Uganda. Ibyakeneye kubica byananiwe, icyashatse gusenya urugo rwa se na nyina cyananiwe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aho uri hose mu izina rya Yesu ndagusaba dufatanya aka kanya please, dufatanya aka kanya, zamura ijwi ryawe. Uyu ni umwanya uri sacré, ni umwanya twubaha. Bibiliya iravuga ngo ababiri bazahuza umutima ku kintu Imana ikore. Icyo tuzemeranya ku isi ijuru riracyemeranya. Reka dufate umwanya tubwire ibindi bicaniro byose bitavuga Kristo ko igihe cyabyo kirangiye. Tubwire ibicaniro bisaba ubuzima bwawe, bisaba umuryango wawe ko ntacyo byakora. Hanyuma tumare uminota mikeya. Bible iravuga ngo nimusenga muvuge ngo ubwami bwawe bugire gute? Buze. Ubwami bw'Imana kuza gutegeka nibwo bwiru bukomeye cyane. I tell you, ubwami bw'Imana bwategetse urwo rugo. I tell you, ubwami bw'Imana bwategetse ubuzima bwawe. Ubwami bw'Imana bwategetse igihugu, bwategetse Afrika, bwategetse Europe, bwategetse ubundi bwami bwose burakingiranwa. Zamura ijwi ryawe ahuri. I think you need this moment. Ukeneye aka kanya duhuje umutima nta distance hari mu mwuka. I tell you, reka dufatanye tuzamure izina riri hejuru y'andima. Iryo ni izina rya Yesu. Bible iravuga ngo muri iryo zina amavi yose azapfukama, indimi zose zizatura ko ari umwami. Uku gutinda mu nzu y'umwami, uku gutinda muri presence y'umwami nka Zakariya, aha niho twumvira ijwi riruta andi majwi twumvise. Aha niho tubonera ubuhungiro, aha niho twumvira ngo ibyo wasabye byumviswe. Zamura ijwi ryawe aho uri hose. Yes, zamura ijwi ryawe iminota mike tugiye kufata. Niba ushobora kuzamura amaboko, niba wapfukama bitewe n'aho uri, sinzi situation abari hirya no hino, abari mu kazi bitewe n'igihugu urimo, please utagira ikintu wica. Ariko niba ushobora n'umutima wawe ushobora gusenga. Ariko dufatanya aka kanya twe gutatanya isengesho, tuvuge ngo ubwami bwawe butegeke mwami, ubwami bwawe butegeke ubuzima bwanjye, butegeke umutima wanjye. Uvuganire ibyanjye. Abari wowe ubwami bwawe nibutegeka amavi yose arapfukama, kuko ni wowe wahawe izina riri hejuru y'andi mazina yose. Data, hallelujah, 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 hallelujah. Ubwoko bwawe, abana bawe, tuzamuye amajwi yacu aho duteraniye hirya no hino, arabari mu ngo, arabari hirya mu kazi, mu bihugu bitandukanye. Duhuje umutima iyi minota mwami, nkuko wavuze ngo ababiri bazahuza umutima ku kintu. Malahadele ngo kibabere uko bakivuze. Natwe duhuje umutima mwami, nk'itorero ryawe, nk'abana bawe, dutamba imitima yacu imbere yawe. Zakariya yagiye ahera, agiye gutamba ibitambo, ariko marayika wawe aramubwira ngo gusenga kwawe kumviswe. Witinya Zakariya, uzabyara umwana. La ali lebele hosaya. Yarasize rubanda hanze, yarasize abandi hanze, yaragiye mu kosa imibavu, ariko agarukana amashimwe, agarukana ijambo rikomeye, agarukana impinduka. Barivovota ngo kuki atinze ahera. Iyo dutindanye nawe
bitanyura, iyo dutindanye nawe hari abo bitagwa neza, ariko turasenga ngo twese hamwe udufashe gutinda mu bikari byawe mu bihe nk'ibi bikomeye, ibihe by'imperuka, ibihe by'ubuhenebere, ibihe abantu bashaka kumva ibijyanye n'irari ryabo, igihe abantu bashaka kumva ibijyanye n'amarangamutima yabo, ariko duhisemo kwifuza vino iva mu ijuru. Uhindura imifuka yacu mwami, turifuza kunywa kuri vino y'ubwami, vino yawe niyo vino inyura imitsima, niyo twanywa wayihaye abo mu cyumba cyo hejuru. Petero asohoka yahindutse, ntabwo bafite, ashize amanga. Uko niko tugusaba, udusomye mwami, uduhe kuri vino nshya ihindura ubugingo, ihindura imitima. Fill us Lord with your spirit, utwuzuza umwuka wawe, wuzuza imitima yacu inzara n'inyota byo kugushaka, utwuzuze nyagasani kugukunda kurusha uko twabikoze, wongera utwuzuze ela ilie lebolea lipa ale esola ileleba olilie telebala hadele. Wongere wuzuze, wongere utwuzuze, uko wohereje marayika wawe agasanga Zakariya ahera aho yagiye gutambira ibitambo, uko niko tugutegereje mwami. Reka ubwoko bwawe buhure na marayika wawe, adusange ahera, adusange muri ibi bihe byo gusenga. Ohereza ingabo zawe ziburanira ubwoko bwawe mwami, ohereza ingabo zawe ziburanira abashobewe, ohereza ingabo zawe ziburanira abo bose in the name of Jesus. Halile balatalaya, ababoshe bose mwami, ijambo riravuga ngo aho umwuka wawe ari, aho hari freedom niho hari liberté, niho hari liberty. Ndasenga mu izina rya Yesu, ubohora ubwoko bwawe. Aho umwuka wawe ari hari umudendezo, hari ukubohoka, hari ukugukunda, hari ukukumvira, hari ugutera indi ntambwe, hari ugutinda mu bikari byawe bikaturyohera. Twataye uwo munezero w'agakiza. Dawidi yarasenze arira, aravuga ngo nunkureho umwuka wawe, ayali nunkureho umwuka wawe. Haleluya. Aravuga ngo wongere unsubizemo umunezero w'agakiza. Nuko yumvaga ibyo yari yakoze byari byamutwaye umunezero. Turasenga mwami, uduhe vino nshya itugarurira umunezero w'agakiza, ugarura umunezero w'agakiza, abantu inzara y'agakiza. Oh haleluya. Vino utanga izana benshi bakakuyoboka mwami. Vino utanga irutiye isi itanga, irutiye umwijima. Niyo mpamvu tugusaba urestore umunezero w'agakiza. Satura ijuru umanuke mwami, imisozi itengukira imbere yawe nk'uko Yesaya yasenze. Satura ijuru mwami, open the heavens Lord, ukingura ijuru hejuru yacu, udukingurira ijuru kuko watwemereye mwami, utubwira kutubabariye ibyaha, utwogeje n'amaraso yawe, utwambitse umwenda wera. This is the moment Lord, this is the season Lord. Apalaidele ila ala libane hopalaya dele boshka. Holy Spirit, mwuka wa data ukomeze ufate volo, uzuri itorero ryawe, wongere utwambike uwo mwambaro, utwuzuze inzara n'inyota, uhindure season tutinzemo, season yo gusubira inyuma, season yo guhungabana nk'itorero, season y'umwijima. Turayivuma mu izina rya Yesu. Turamamaza a new season. Ndamamaza season nshya mu itorero, season nshya y'abakozi bawe, season nshya yo kugendana nawe, season nshya mu izina rya Yesu. Ongera uhagurutse ingabo zitwara ijambo ryawe, ongera uhagurutse abakozi b'ukuri. Aya iliya baya hadoshe. Oh satura
muri ijuru mwami, ubwami bwawe buganze, ubwami bwawe butegeke, ubwami bwawe butegeke, ubwami bwawe butegeke. Haleluya. Ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibe hano mu isi, ubushake bwawe bube hano mu gihugu cyacu, icyo ushaka kibe muri uyu mujyi, icyo ushaka kibe mu itorero, mu izina rya Yesu, icyo ushaka kidomine, icyo ushaka Kristo kihabe, resistance yose ikurweho mu izina rya Yesu, icyo ushaka kihabe, icyo ushaka. Ijambo riratubwira ngo nuko abantu bakizwa bakamenya ukuri. Haleluya, haleluya. Ibyo ushaka kibe mwami, mu izina rya Yesu, icyo ushaka kibe, ubwami bwawe buze, izina ryawe ryubahwe. That is our prayer, Lord. Iki ni kigiye, izina ryawe ryubahwa, izina ryawe ryubahwe, izina ryawe ryubahwe, ubwoko bwawe twongere tukubahe, itorero ryongere rihimbishwe umushyitsi nawe, twongere tukubahe. This is the season, this is the moment. Let your name be lifted higher, higher, Jesus. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Uzuza imitima yacu nanone, utwuzuze mwami. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ooh. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Imitima yacu yigishe, uduhe kutavaho. Abagiye mwami wongera ubakomereza amaboko, abo umwanzi yaciye intege wongera ubahwiture, abo umwanzi yeretse ko bagomba kurelaksa wongera ubaha ubuntu. Iyi ntimara iminsi ya relax, ni iminsi yo kugendana nawe. Wabwa icyubahiro mwami. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Hopala idile osaya. Urwaye mwami umukoze ukuboko kwawe mu izina rya Yesu. Ukandamijwe n'ubwami bw'umwijima. Ndasenga Nyagasani kugira ngo umukoze ukuboko kwawe Mwuka Wera abohorwa kakanya au nom de Jésus. Abo umwanzi yatsingiranye, ijambo ryawe rirambwira muri Yesaya 61, wasizwa amavuta Kristo. Oh, kugira ngo ukingurire imbohe, ukingurire imbohe, ukingurire imbohe. Natwe mwami nk'abakozi bawe n'izo nkweto duhagazemo, duhagaze twitwa abakozi bawe. Ndakingurira abo umwanzi yatsingiranye, abo yagize imbohe mu izina rya Yesu. Ndohereza ijambo nk'uko ijambo ryawe ribivuga, ijambo ryawe ribabohore right now in the name of Jesus. Ndakingura iyo miryango ya gereza umwanzi yabatsingiraniyemo, imiryango gereza y'ubukene in the name of Jesus. I curse it, ndayivuma au nom de Jésus. Gereza y'ibyaha, gereza y'ingeso mbi, gereza y'umwijima, ndayisenya au nom de Jésus. Ndakingura izo nzugi nk'uko wasizwe Kristo. Ndasenga ngo amavuta yawe bakingurire izo nzugi zose au nom de Jésus. Basohoke muri iyo miryango, muri izo gereza batsingiraniyemo z'umwijima, gereza z'agahinda, depression, stress n'ibindi byafekta ubuzima bwabo mu izina rya Yesu. Gereza y'agahinda gatewe n'ibyo bacamo, ndasenga mwami marayika wawe wasanze Zekariya ahantu yararahera hahera, amanukane ubushobozi bwe muri zongo, amanukane ubushobozi bwe
bwe kuri bariya bana au nom de Jésus, amanukana ubushobozi bwe. Haleluya, haleluya. Mwuka wa data ni wowe udukozaho ukuboko kwawe tukabohoka burundu. Ijambo rirambwira ngo umwana w'Imana abohoye, he is free indeed, abohoka burundu. Ndasenga mu izina rya Kristo kugira ngo ubohore burundu nyagasana b'umwanzi yatwaje igitugu, utwongera abakizwa, utwongera imitima ikugarukira mwami mu gihe nk'iki, mu izina rya Yesu. Shadala hadebiarosaya heliadaba osota, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndavuma indwara mu mibiri yabo nk'uko ijambo ryawe rivuga muri Mariko 16:17 ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Iryo ni isezerano mfite mwami, nk'umwana wawe ndarambura ikiganza cyanjye kurwaye ahari hariho hose, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nk'uko ibyanditswe bibivuga muri Mariko 16:17, ndavuga ngo bakire, indwara isohoke mu mubiri we, isohoke, ubwo buribwe busohoke, umwuka w'indwara usohoke mu mubiri we mu izina rya Yesu. Ndamamaza gukira k'uwo mutwe right now, au nom de Jésus. Ndamamaza gukira kwayo maso mu izina rya Yesu. Mvuze gukira kw'iyo ndwara yo mu matwi, mu mazuru, iyo ndwara yo mu kanwa, au nom de Jésus, mu mihogo, indwara yo mu gatuza, indwara z'amabere, devil of darkness, soka mu mibiri yabo mu izina rya Yesu. Indwara zo mu nda, zo mu gatuza, indwara zose zo mu nda, indwara z'amaguru, in the name of Jesus, indwara z'umugongo, you devil of darkness, rekura iyo mibiri mu izina rya Yesu. Ibimenyetso bizagumana n'abera, n'ugusengera abarwayi bagakira. Uko niko nsengeye uwizeye wese aka kanya, iyo ndwara isohoke mu maraso yawe, isohoke muri urwo rugo, au nom de Jésus. Haleluya, haleluya. Ndasengera mwami reports zitandukanye, abana bawe bicaranye, amakuru y'incamugongo, ibyakomerekeje imitima. Ndasenga ngo usane imitima nyagasani umwanzi yahungabanyije, au nom de Jésus. Izo reports z'umwijima zineshwe mwami, urwanirira ubwoko bwawe Yesu. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Ubagenderere mu byo bakoramo, abakoresha amaboko yabo mwami, mesheje umugisha ibiganza byabo from today in the name of Jesus. Aho berekeje amaboko yabo nyagasani, hahabwa umugisha. Uteze imbere imirimo y'amaboko yabo mwami, ubafashe nyagasani, uteze amaboko yabo imbere, kuko umugisha utanga nta kababaro wongeraho mwami. Ubafashe yanduza nibiri hanze, kuko Zakariya yahuriye nawe ahera hahera. Ufashe nyagasani imiryango irimo irahungabana n'umwuka w'umwijima mu izina rya Yesu. Ugenderera imiryango iri mu kaga, irimo kutumvikana bitewe n'umwanzi. Wongera uhuza imitima y'abashakanye nyagasani, kugira ngo urubyaro rukurira muri iyi miryango ruzaba urubyaro rukubaha nyagasani, urubyaro rukunzwe, urubyaro rubonye affection ya bombi. Ukomeze urinde ubwoko bwawe mwami Yesu. Warambwiye ngo abo tuzasabira umugisha uzawubaha. Uko niko nsabye umugisha nyagasani wo kuramba, n'umugisha utanga. Ndavuma umwuka wo gukenyuka muri aya mezi ya nyuma mu izina rya Yesu. Umwuka wo gupfa imburagihe, imyuka y'impanuka itsindwe n'imyuka ihisha inyuma yabyo, au nom de Jésus. Uduha ubuzima nyagasani, uha ababyeyi kuramba no kwirerera abana, au nom de Jésus. Umwuka uhungabanya usenya ingo, wica ababyeyi imbere y'igihe, turawica nawo, au nom de Jésus. Oh, umugisha utanga nk'uko ijambo ribivuga mu Kuva, riravuga ngo utanga kuramba mwami. Ibyo nibyo dusenze uyu mugoroba, kandi nibyo mpamije nk'umukozi wawe mu izina rya Yesu. Haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya. Bikubera uko wizeye au nom de Jésus. Iki cyumweru dutinze mu kubaho kw'Imana, turongera dutinde nka Zekariya. Ndabibutsa ko aha dutinda hari impamvu tuhatinda, kandi napfuma ntinda aho dutinze aho gutinda mu bindi, kuko udatinze imbere y'Imana ntabwo wabura gutinda no mu bindi. I tell you, natinda aho turimo turatinda aho gutinda mu biri hano hanze, aho gutinda muri bya bindi byose. I tell you, natinda aho dutinze. We are in the right place in the right time. Turi mu gihe nyacyo. Reka mbasaba aka kanya dushyigikira umurimo w'Imana mu izina rya Yesu. Mwibuke construction. Yes, form iri munsi ya y'iyo video. Oh my goodness, ejo turakomeje. Ntushobora kubura imbere y'Imana iki cyumweru. Yes, ntushobora. I tell you, tugomba kunywa wino nshya, tugomba kunywa vino nshya. Ibintu by'ubutesi na buteteri, no, we are serious. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa. We know what we want. Yes, tuzi icyo dushaka, ntabwo turi muri waraza. Oya turakizi. So Imana ibaho umugisha mwinshi. Please fata telefone yawe ushyigikira umurimo w'Imana mu izina rya Yesu. Yes, ngiyo form ya construction. Numero ngizo za partners. Imana ibaho umugisha mwinshi, murakora imirimo idasanzwe. Yes, muratuma umurimo w'Imana woroha, muratuma ijambo ry'Imana rigera kure. Thank you. Murakoze gupartneringa na Grace Room. Hose murabona form munsi. Niba ubyifuza kuba umufatanyabikorwa wa Grace Room, dufite ibikorwa bitandukanye. Mumfashe nshimira abantu barimo barishyura minervale, bishyurira abana. Urimo urakora igikorwa gikomeye. Yes, urabibira urubyaro rwawe, urabibira ejo hazaza hawe, kwishyurira umwana wundi, kwishyurira udafite ibiryo, abarimo baragabura. Imana ibaho umugisha abantu bazanye ibintu umunsi w'ejo mu materaniro ya Grace Room. Mbibutse ko dufite abantu, tugifite liste ndende yo kwishyura mutuelle de santé. Ntabwo Grace Room duhura gusa ngo dusenge, turakora ibikorwa byinshi kandi bitandukanye, kandi we are determined kuhagararana n'abandi babyeyi, abambaye ubusa, badafite uko bagaburira abana. Dufite team ibishinzwe muri Grace Room, kandi tuba dufite liste ndende y'abapendinga bategereje kugira ngo bajye mu mashuri, bategereje kubona ubufasha butandukanye. Please duhagararane, niko Kristo yavuze ngo kuri uriya munsi nzavuga ngo nari nshonje, nari nambaye ubusa. Ngo abantu bazikanga bavuge ngo twakubonye ryari wambaye ubusa. Atubwo utambitse wa wundi nigiye utabikoreye, ubwo utasuye, ubwo utagaburiye babandi nigiye utabikoreye. So ntabwo twakora ibyanditswe bimwe ibindi tubisizge ku ruhande. In fact, gukora ibi bikorwa nibyo byereka isi ko Kristo ari umwami. Hari ijambo ryihuta iyo uribwira umuntu kandi abona urimo uramufasha. I tell you, agukingurira amatwi. This time ubuvuga ibintu bifite sense, ubumwereka Kristo ufatika. Umubwira atakugora, umubwira nta mvune irimo, umubwira ntacyo, umubwira kumva. So reka mbasabe ufate telefone yawe. Yes, turi mu minsi natwe turabahanga, tuzi icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ab'umwijima nk'uko nabyigishije bagezaho batamba ibitambo byabo babyaye. Kiriya kintu cyarambabaje cyane. Abantu baratamba abagore, baratamba abana, baratamba ababyeyi babo. Ubwo ni ubwami bw'umwijima, si cyo Kristo adusaba. Yes, icyo agusaba ni umutima wawe. Aragusaba ibintu bisanzwe, ibintu byoroheje, ariko bikatugora. Ugasanga turivovotera igihe kibaye kinini dusenga, ibintu byose ukumva birakugoye. Ntabwo bigomba kukugora. Ntabwo umutwara twikoreza, niko ijambo ry'Imana rivuga, ngo uremereye. Ntabwo uremereye na gato. So umwami Imana abaho umugisha mwinshi. Fata telefone yawe please, shyigikira umurimo w'Imana. Niba ari ituro, niba ari imbuto, niba ari igita, uko ubyita, uko umutima wawe ukuyoboye niko ubigenza. Niba ari icyacumi, niba ari construction yo ni twese, nta n'umwe uvamo. N'inshuti zacu za Grace Room, please join us muri iyi campaign Imana yadushyize imbere mu kwa kabiri dutangira aya masengesho. Mu kwa mbere dutangira aya masengesho, ntabwo twari tuzi ko tuzagera iki gihe, ari 40 jours, ariko
bigeze uyu munsi. So ntabwo twari tuzi aho turimo turajya, ariko Imana yarabirebaga. Kandi muri aya masengesho at least construction project imaze kugera ku bintu byiza bifatika, bazafata igihe bakabibabwira neza. So turacyayifitiye abantu barenga bangahe dukeneye ko bahagararana na construction project. Impamvu tuvuga 1,000 cy'amayero, 1,000 cy'amadolari, hari abantu bahita bumva that is too much. Ni bwa bunebwe, I tell you, ntabwo ari too much, ntabwo ari too much, habe na gato. Ahubwo umuntu yakavuze ati bitewe nuko meze najya ntanga 5,000 cyangwa nzata, nta nubwo byarenza amezi angahe twaba turangije inyubako tuyitashye. Ariko ubu ntimushobora kumva uburyo bigorana. Nk'ubu turakorera muri studio ya Grace Room, iyo hageze kujya mu materaniro bimura ibintu byose, amakameras, gukomeza bimura ibintu ubwabyo, ibyuma biba biri muri bitameze neza, biba bitakaza, murabyumva namwe. So turasenga kugira ngo Imana next year idushyira hacu, kandi tuyifatanyijwemo nawe. Yes, numugisha kubona hari ahantu ubwoko bw'Imana bo burabohokera uzi ngo mpafite itafari. Yes, so Imana ibaho umugisha, kandi igihe kirageze kugira ngo tuba abantu bari mature, bakuze, bumva langage y'umwuka, bumva langage y'umwuka. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ntabwo nasoza ntabwiye abantu bumva bashaka kugarukira Kristo, ushaka guha ubuzima bwawe Yesu, hari form urayibona aho munsi. Please twandikire niba ushaka guha ubuzima bwawe Yesu. Please, ni umunezero wo kuvugana nawe, ni umunezero wo kubona ufata icyo cyemezo aho uri hose. Wari waravuye ku Mana ushaka kugaruka, please write to us, twandikire. Biraba umunezero kukuvugisha no kumenya uburyo tugufasha. God bless you. Turagaruka umunsi w'ejo dutinda muri presence y'Imana. Basabiye umugisha.